wa mushoferi wacu nawe yayidepashije izamuka yihuta kugira ngo ifate speed ihita idukubita mu mbavu, idukubita neza neza. Ndebye inyuma nsanga ahandi kubise ni handi nari nicaye bwa mbere, niho nari nicaye bwa mbere. Ndebye umumama wari uhicaye mbona asohotse afite amara mu ntoki yakomeretse, ibintu byo mu nda birimo birava, arimo aragerageza kubifata kugira ngo bidatakara. Aho nge nari nicaye imbere nkubita umutwe muri parabrise nkomereka gatoya, ariko badukuramo kwa kundi habaye impanuka badukuye mu nicaho numva ijwi rivuga ngo ko wari upfuye, ubwiye mama ngo uri Nyamirambo, bari gukura umurambo Indera ukajya mu ijuru ryahe. Numva ijwi rimbaza iyo upfa wari kujya he. Nta muntu ukunda abanyamakosa, nta muntu ukunda abantu badakunditse. Hari abantu badakunditse, hari abantu bundi nk'ababyeyi ushobora kugira abana benshi akaba akana gashabutse, akana kitonda, umwana wa wundi w'intarumikwa. Kenshi usanga ababyeyi bamwe usanga umubyeyi usempatiza cyangwa se ukunda wa mwana ukunditse cyangwa umwana mwiza. Yewe abajene muri hano ni abantu bake cyane bashobora kujya guhitamo uwo muzabana, ugahitamo umuntu ubona udashobotse, umuntu w'umunyamakosa. Benshi muri twebwe ntabwo dukunda abantu mediocre, abantu badashobotse, abantu basanga badakunditse. Ariko Imana yitandukanye natwe. Bisi yose urumva yarebye wa mubyeyi, hanyuma wa musore nawe areba hasi, abura uko yifata, abura uko abigenza. Kubera iki? Kubera ko umubyeyi we cyangwa se mwene wabo yasaga nk'umukojeje isoni. Ize muri rwa rugo batangira gushwana, barashwana. Umuhungu arazamura ijwi abwira wa mukobwa yatereye ivi, aramubwira ko asikigariwe ngo iyo menya yuko uteye gutyo ngo nakabaye narahisemo shitani akabare tubana kurusha kubana nawe. Umva mukamwiza wanjye rero aho ngaho nawe bagiye kumusubiza bati ye uribeshya di, kuko shitani ntago amategeko y'u Rwanda yemera yuko yabana n'uwo bafitanye isano. Warangira mwa ngo uyu ni njyewe, ariko nyina abwira uriya mwana. Umwana ararabwa ati reka ntibishoboka, wewe se wasa gutya byagenze biti. Ndabwo ati reka nkubwire ukuntu nahindanye. Arambwira ngo kera ukiri umwana nagiye ku isoko nkusiga mu rugo wenyine. Hanyuma ndi ku isoko induru ziravuga ngo inzu yangira hiye. Nza nirukanga, ariko ngeze kuri ya nzu yacu twabagamo numva urimo urariramo indani, kandi abaturanyi bose bavuga ngo yo mwana ahiriyemo, yo mwana ahiriyemo, yo mwana ahiriyemo. Nta n'umwe ushobora kujya gutabara. Ngo ngiye kwinjira mu muriro barambuza, baravuga ngo reka nawe udahiramo, byarangiye nyine muhebi. Wariko ngo acunga barangaye, bari abantu bari bamufashe ngo barangaye bari baragerageza kuzimya umuriro, ngo yinjira muri wa muriro. Aragenda kurikirana ijwi rya kana karira, aragenda aramufata wa mwana amushyira mu myenda ye. Asohotse igiti kimwe cyari cyamaze gushya cyo mu nzu kimugwira mu maso, ahita ahindana, isura irahindana. Uyu mubyeyi ari kurakonta umwana uburyo yahindanye. Uyu mubyeyi arangije abwira wa mwana, aramubwira niba nsa gutya no kubera nabikoze kugira ngo umukwe arahamagara, uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Imana ishimwe cyane kuko yatubashishije kuza mu nzu yayo muri uyu mugoroba, ndetse n'abandi bose bari online. Mwebwe mwese Imana ibahe umugisha. Ndanezerewe nanjye kuza ku munsi wa 11 w'amasengesho yo kwirizuza no gusenga. Ndashima Imana, turi benshi ubundi dusengera hano ariko mutazi. Dusengera hano biciye muri kamera, dusengera hano biciye mu ikoranabuhanga.
Imana ishimwe ko nanjye yambashishije kuza guterana namwe mu buryo bw'imbona nkubone, nubwo ibintu byinshi bibera hano mbikurikira. Sinjye nyine gusa n'abandi bantu benshi bo ku isi yose. Nshimiye Imana none kubwo yanyizeye kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Munyeme nanone nshimire Pastor Kanoni Dr. Antoine Tayisire aravuze ngo ni inshuti, ngo ndi inshuti. Ndatangaye. That is a promotion. Thank you very much. Ubundi nari nzi ko agiye kuvuga ngo ni umwana wanjye cyangwa se ni umupeti tuziranye, kuko by'ukuri ni umubyeyi wacu. Tumwita menta, ni umumenta wacu. Abo bose yavuze n'abandi benshi araturera. Kandi koko nibyo yadutangiye turi abasore, yashize imyaka myinshi atwigisha, adutoza. Nyakunda kubwira abantu banzi, abashaka kugera umuntu bandegaho nakoze amakosa, bashobora kundega ku mushumba wanjye Apotre Paul Gitwaza, cyangwa se bakandega kuri menta Antoine Rutayisire. Munyemerere tumushimire umugabo w'Imana. Imana igumugisha kandi Imana ikugire neza. Wagarara ku gatuti hano, ku gatuti abwirizaho kenshi muri iri torero, ni umugisha, ni icyubahiro, na responsabilité nini, ariko hamwe n'Imana, Imana irambashisha. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Reka nanone mbere yuko twinjira mu ijambo ry'Imana, hari abakristo muri Zion Temple Kimironko baba bari hano, kandi ibiganza by'ababa bari hano. Haraba bahari, barahari. Imana igumugisha, Yesu agumugisha. Bene data muri Zion Temple Kimironko, mwene data Xavier waje, Imana ibagire neza. Uyu munsi natwe dufite umunsi w'amateraniro, ariko yifuje kuza kugira ngo tubane. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Matayo, mu gitabo cya Matayo igice cya 9. Ngiye gusoma texte nkeya, turaganira ijambo ry'Imana dukomeza ku nyigisho yatangiwe n'umukozi w'Imana Pastor Julienne Kabanda. Yaratwigishije ku wa mbere ndetse no kwa gatatu no kwa kabiri. Menta arigisha cyangwa Kanoni arigisha uko Imana ibona abanyabyaha. Muri Matayo igice cya 9 ni umurongo umwe gusa ngiye gusoma, wa 36. Matayo igice cya 9 ku murongo wa 36. Reka dusome, niba wahageze vuga ngo amen, niba utarahagera vuga ngo buretse pastor. Impamvu mbikubwira no kugira ngo dusomere hamwe. Matayo igice cya 9 ku murongo wa 36. Bibiliya iravuga ngo abonye abantu uko ari benshi arabababarira. Agira ate? Arabababarira. Biravuga ngo abonye. Turimo turaganira ijambo uko Imana ibona abanyabyaha. Bibiliya iravuga ngo Yesu yabonye abantu ngo ari benshi, agira ati arabababarira. Iri jambo arabababarira ni ijambo rivuga ngo abagirira impuhwe, kuko murabizi ijambo kubabarira mu Kinyarwanda risobanura ibintu byinshi, ariko ahangaha abagirira impuhwe, il fut ému de compassion, cyangwa se abagirira impuhwe ngo kuko bari barushye cyane, ngo basandaye nk'intama zitagira umwungeri. Reka dusome indi texte yo mu gitabo cy'Abefeso. Ikindi cyanditswe mu gitabo cy'Abefeso, rwandiko Paulo yandikiye itorero ryo muri Turkiya cyangwa se muri Efeso, igice cya 3. Abefeso igice cya 3. Ndaza gusoma texte 3. Ndabizi ko mutanga ibyanditswe mu bikunda, ntacyo bibatwara. Byanditswe byinshi nkunda kubivuga, ntago bitumbisha. Ushatse wasoma byinshi ntacyo uzaba, ntago uzatura ubwangati kubera ibyanditswe byinshi. Abefeso igice cya 3 duhereye ku murongo, reka mere ku murongo wa 17. Nanjye guhera hejuru cyane ariko ntacyo. Ku murongo wa 17 biravuga ngo kandi ngo Kristo ahore mu mitima yanyu kubwo kwizera, kugira ngo ubwo mumaze kugira gute? Turi kumwe bene data? Ubwo mumaze gushorera imizi muri hehe?
muri iki mu mafaranga nibyo turi kumwe Imana ibaho umugisha. Ubwo maze gushorera imizi mu rukundo umukaba mushikamye ku murongo wa 18 ngo muhabwe imbaraga zo kumenyera hamwe n'abera bose ubugari n'uburebure bw'umurambararo n'uburebure bw'igihagararo n'uburebure bw'ikijyepfo bwarwo ubwari bwo 19 umumenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko umuntu uko rumenywa hanyuma mwuzuzwe kugera ku kuzura kw'Imana. Amen. Kansome ikindi cyanditswe kimwe iyindi texte passage nza gutindaho Mariko igice cya 16 Mariko ubutumwa bwiza kanditswe na Mariko igice cya nyuma cy'ubwo butumwa bwiza Mariko 16 umurongo umwe gusa wa 7 Mariko 16 ku murongo wa 7 Bibiliya iravuga ngo nimugende mubwira abigishwa be na Petero. Kansubiremo nimugende mubwira abigishwa be na Petero mutarababanziriza kugigariraya iyo niho muzamubonera nkuko yababwiye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uko Imana ibona abanyabyaha. Ubundi mbere yuko tuvuga wenda uko Imana ibona abanyabyaha dushobora no gutangira kuri twebwe. Ubundi twebwe tubabona gute? Kuko ubusanzwe muri kamere muntu en general mu buryo busanzwe nta muntu ukunda abanyamakosa, nta muntu ukunda abantu badakunditse. Hari abantu badakunditse, hari abantu bundi nk'ababyeyi ushobora kugira abana benshi akaba akana gashabutse, akana kitonda, umwana wa wundi w'intarumikwa. Kenshi usanga ababyeyi bamwe usanga umubyeyi usempatiza cyangwa se ukunda wa mwana ukunditse cyangwa umwana mwiza. Yewe abajene muri hano ni abantu bake cyane bashobora kujya guhitamo uwo muzabana, ugahitamo umuntu ubona udashobotse, umuntu w'umunyamakosa. Benshi muri twebwe ntabwo dukunda abantu mediocre, abantu badashobotse, abantu basanga badakunditse. Ariko Imana yitandukanye natwe. Oh haleluya. Imana ikunda abantu bose. Uyu mwanditsi witwa Paulo yandika igitabo cy'Abefeso, muri urwandiko rw'Abefeso yavuze ngo abera b'Imana bakwiriye gushorera imizi mu rukundo rwa Kristo. Gushora imizi kuko iyo igiti cyashoye imizi imiyaga ikaza cyangwa hakaza imvura nyinshi cyangwa hakaza yewe n'imyuzure, igiti cyashoye imizi ntago gikangwa n'umuyaga. Rero yarasenze iri sengesho ry'intumwa, yaramanje arabasengera umuhorane Kristo mu mitima yanyu, ariko mushore imizi mu rukundo ngo kugira ngo mumenye ubugari bw'urukundo. Yavuze ibintu bine yasengeraga Abefeso. Nanjye nifuza ko abera bo muri Anglikani ya Remera natwe twamenya gushora imizi mu rukundo ngo mumenye ubugari bw'urukundo. Niko yavuze ngo mumenye ngo n'uburebure ngo bw'umurambararo, arangije aravuga ngo mumenye n'uburebure ngo bw'ikijyepfo n'uburebure ngo bw'igihagararo, ngo ndetse mumenye ngo n'urukundo ngo rutamenywa, rudasobanutse cyangwa se rurenze uko umuntu yamenya, ngo rero urwo urukundo rwa Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuko Imana irebye umunyabyaha byaravuzwe ko ibarebana urukundo rwa Kristo, ibarebera mu rukundo. Zimwe muri texte nashaka kuzigishaho numvishe bazigishaho, ndavuga ngo ntacyo, kuko Bibiliya imu uburenganzira bwo kuri urukundo rwa Kristo ngo ni ubugari bwarwo. Wenda ndaza kuvuga ku bugari bwarwo, abandi bazavuge uburebure bwarwo, abandi bazavuge ngo ubujyejuru bwarwo, abandi bazavuge ikijyepfo cyarwo. Ni urukundo rutagira uko umuntu yarumenya nuko umuntu yarusobanura. Bwana Yesu asifiwe sana. Imana yambaye amarinete y'urukundo mugira imerereba abanyabyaha. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya yatubwiye ngo Yesu yabonye abantu ngo bari basandaye ngo bameze nk'intama zitagira umwungeri, ngo babonye abarebana umutima w'imbabazi, ngo arabababarira, ababwira ijambo murimo murasengeramo rivuga ngo musabe nyiri bisarurwa yohereza abasaruzi. Kubera iki? Kuko n'Imana
ibakunda cyane. Oh haleluya, Yesu ashimwe cyane. Ni Imana ikunda twebwe, nyine twebwe twese dukunda kubana n'abantu beza. Numvishe uyu muntu ngo wagiye kwakira nyina wabo, afite umuvandimwe cyangwa se umubyeyi nyina wabo ngo yaraturutse mu cyaro ahantu runaka. Hanyuma babwira umwana w'umujene, baramubwira ngo najye kwakira nyina wabo kuri Nyabugogo. Ngo nyina wabo yaturutse aho mu cyaro, iyo byaro byakure, sinshaka kuvuga amazina, ntasanga ari ukomoka ukumva urakomeretse, ariko hari ahantu iyo mu buzinganshwi, mbese ahantu muri utumva Ingoma kure, niho uwo mubyeyi yaraturutse. None umujene ajya kumwakira Nyabugogo, bagumaga kuva Nyabugogo baje Kimironko, niho bari batuye. Hanyuma binjira muri kwasiteri, bagiye kwicarana basanga nta myanya yari muri kwasiteri, hari umwanya umwe w'inyuma n'undi mwanya uri imbere. Hanyuma umusore abwira tantine, abwira nyina wabo, aramubwira ngo jya kwicara hari inyuma, genda icara imbere kugira ngo ningera aho tuviramo ukabona ndahagurutse nawe uvemo. Hanyuma uyu mubyeyi aragenda yicara inyuma. Amaze kugera inyuma, hari imodoka ikiva muri Nyabugogo itangiye kuzamuka ije Kimironko. Wa mubyeyi atavuga ati niko kana naye nibagiwe usko nabazaniye impamba, atangira kuvuga cyane muri kwasiteri. Undi arambwira ati murakoze mwayituzaniye ariko murayiduhera mu rugo. Atangira kugerageza kumukalma. Arambwira ati oya da, harimo ibintu biryoshye, wakuramo avoka. Arambwira ati hari avoka ihiye. Atangira kuyitondora muri kwasiteri yo muri Kigali. Atonora ya avoka, arambwira ati akira ivoka irahiye, kandi ushobora kwirisha n'ubunyobwa n'ikaranga nazanye, ushobora kubirisha. Bisi yose urumva yarebye wa mubyeyi. Hanyuma wa musore nawe areba hasi, abura uko yifata, abura uko abigenza. Kubera iki? Kubera ko umubyeyi we cyangwa se mwene wabo yasaga nk'umukojeje isoni. Umva rero nkubwira, abantu nk'abo ngabo umuntu ashobora gushaka kubakwepa neza yaguhamagara ukigira nkaho tutamwumvishe, kandi nta cyaha yakoze. Icyo yakoze nyine nuko atamenyereye wenda ubuzima bwaho ngaho bw'Ikigali. Ariko umva rero, Imana yo ntabwo igizwe ihakana. Yaravuze ngo izabana natwe ibihe byose, twaba bajinga yewe twaba mu byaha. Iravuga ngo ntago akorwa n'isoni zo kutwita bene se. Niko Yesu yavuze. Reka tumwongera amashyi uwo mwami w'abantu. Ni umwami badusomeye texte ngo w'inshuti y'abanyabyaha. Imwe muri titre za Yesu zitangaje nuko bamwita ngo ni inshuti y'abanyabyaha, ngo asangira nabo, akabana nabo, yewe akabegera. Ni inshuti yabo cyane ku buryo barebera muri bwa bugari bw'urukundo bw'Imana. Urukundo rwa Kristo ni rugari cyane ku buryo ruhamagara abatinganyi, rugahamagara abajura, rugahamagara abakuramo inda, rugahamagara abo twebwe twita bananiranye, abo tuvumira ku gahera. Yesu aravuga ngo muze munyegere, bafite umugambi mwiza. Yesu ashimye cyane. No bivuze ko Yesu akunda ibyaha se? Oya, ariko akunda abanyabyaha. Abo ngabo nyine muri iyi minsi amaze iminsi deba ku butinganyi, ariko mba numva nk'uwamanga mikrofone nkahagarara ahantu kuri stade hejuru nkababwira ngo Yesu arabakunda, abari muri ibyo byaha Yesu abafitiye umugambi mwiza, Yesu abitayeho kandi arabahamagara kugira ngo mumwegere, ntazabaciraho iteka. Kuko icyamuzanye mu isi ntabwo yaje gucira ab'isi iteka, ahubwo yaje kugira ngo abamwizera bazakizwe. Navuga ngo amen. Urukundo rwa Kristo, uyu mwanditsi yaravuze, Paulo aravuga ngo rufite ngo uburebure bw'umurambararo, ni uburebure bugera ku isi yose. Aravuga ngo kandi ngo ni uburebure ngo bw'ikijyepfo buri profond kurusha izindi nkundo zose. Aravuga ngo bufite hauteur, ni uburebure bw'igihagararo ngo gisumba izindi nkundo zose. Niba ababyeyi badukunda hari ubarenze, niba abashumba badukunda hari ubarenze, yitwa Kristo Yesu, umwana w'intama w'Imana. Oh haleluya. Murabona ibintu bigezweho muri iyi minsi. Iyo umuntu yakunze fiance, aragenda agategura ahantu uturabo, agakora surprise, agashaka abafotografe beza, yarangiza akazahamagara wa mufiance wenda bya ari surprise cyangwa babigiyemo inama simbizi. Yarangiza agatera ivi, agakuramo impeta, agatera ivi,
will you marry me? Akamubwira ese twabana wanyemera? Numvishe inkuru iyo umuntu wateye ivi barabana. Hashize iminsi mikeya bagera mu rugo, bageze muri rwa rugo batangira gushwana. Barashwana, umuhungu arazamura ijwi abwira wa mukobwa yatereye ivi, aramubwira ngo asikigariwe, ngo iyo menya yuko uteye gutyo ngo nakabaye narahisemo shitani akabare tubana kurusha kubana nawe. Umva mukamwiza wanjye rero aho ngaho nawe bagiye kumusubiza bati ye uribeshya di, kuko shitani ntago amategeko y'u Rwanda yemera yuko yabana n'uwo bafitanye isano. Umva muyandi magambo yaramubwiye ngo uri shitani ati reka da we muravukana neza neza muhusha ababyeyi. Umva urwo rugo bateye ivi, ariko nyuma y'igihe runaka ibintu birahindutse. Ariko Yesu yakoze ibirenze gutera ivi. Yesu yavuye mu ijuru yisiga ubusa. Bibiliya iravuga ngo araganduka igihe muri Yohana igice cya 13 igihe yiyamburaga umwitero yari yambaye akajya koza abigishwa b'ibirenge. Byari ikimenyetso kivuga ngo njyewe navuye mu ijuru niyambura ubwiza nari mfite. Sinatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ngo ahubwo nisiga ubusa. Bibiliya iravuga ngo agira akamero ngo kumugaragu w'imbata. Niki yashakaga? Ni njyewe, ni wowe, nuriya mwene data yashakaga, kubera ubugari n'uburebure n'ubujyepfo bw'urukundo rwa Kristo Yesu. Urukundo rwa Kristo rurenze iby'abatera amavi, yewe birenze ababyeyi bose nabonye ku isi yose, kereka bafite abadayimoni bakunda abana babo. Ariko urukundo rwa Kristo ruruta kure wa mubyeyi papa gentil, wa mubyeyi mama gentil, rurenze inkundo zose umuntu yatekereza. Oh haleluya! Reka twongere dukomere Yesu amashyi kubw'urukundo rutangaje. Icyanditswe twasomye mu nyumva, Yesu yarazutse muri Mariko igice cya 16. Mariko igice cya 16 twasomye inkuru ivuga ngo mugende mumbwirira abigishwa banjye. Yesu yazutse atumye marayika we kumva. Bukeye mu gitondo abadamu bajyana ibihumura neza kugira ngo bamusige. Bahageze bagenda bibaza ninde uza kudukuriraho igitare. Hanyuma bahageze basanga igitare cyavuyeho. Barebye mumva basanga yicaye umumarayika. Hari yicaye umwana w'umusore, niko birivuga ngo yicaye umusore, ariko hari yicaye marayika. Hanyuma marayika yari afite message special. Ngira ngo tuganire namwe uyu mwanya. Message special. Mureke mbabazi ikibazo cyoroshye. Petero yari umwigishwa wa Yesu yango cyangwa oya? Yego, yari umwigishwa wa Yesu. Umva rero message ya Yesu. Message ya Yesu abwiye marayika ngo nabwire abadamu ngo mugende mumbwirire abigishwa banje na Petero. None se kuki ni nkuko wavuga ngo genda umbwirire abapasiteri bo muri Anglikani na kanuni. Ushobora kwibaza ngo ariko wisubiyemo, kuko muri abo bapasiteri njya kubwira na kanoni senior pastor arimo. Iyo uvuze gutyo, Yesu yashaka guca akarongo ku mugabo witwa Petero. Kubera iki? Yaragiye kugaragaza imbaraga zikunda umunyabyaha. Yesu yakunze Petero. Oh Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kamabwire gatoya ku buzima bwa Petero. Petero mu magambo make ya vraiment ndashaka kwigisha iyo nkuru y'ukuntu Yesu yavuze ngo mugende mumbwirira abigishwa. Nanjye ndaza kubatuma kuri ba Petero bacu. Mugende mumbwire ba Petero ngo aracyabafiteho umugambi. Mugende mubwire ba Petero ngo ntari rarenga. Mugende mubabwire ngo Imana iracyabakunda. Mugende babwire ibiri inyuma biruta ibyo babonye. Oh Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kuza kubatuma kuri Petero. Hari umunsi nanjye nari Petero bamuntumaho. Oh Yesu ashimwe cyane. Namwe ndaza kubatuma kuri Petero. Hari ba Petero baryamyemo hano muri ibi biseke. Hari ba Petero turimo turasengera tuvuga ngo babone ubwiza bw'Imana. Ba Petero ni banzi. Bibiliya iravuga ngo mugende. Iyi text ngiye yarantangaje. Vraiment yarantangaje cyane muri Bibiliya. Gute Yesu avuga ngo mugende mumbwirira abigishwa banje? Kuki atavuze na Yohana? Kandi nawe yari yaramuhanye
murabizi ko Yesu bamufashe abigishwa bose baramuhanye barahunze. Kuki Andereya atari we yavuze? Kuki Filipo? Wenda Yohana we yari munsi y'umusaraba mu gihe Yesu yapfaga, ariko se kuki atavuze ba Tadeyo, Bartolomayo? Kuki atavuze bari ya Simoni mwene Zeroti? Kuki atavuze bari abandi abigishwa Yesu yari afite 12 agatinda kuri Petero? Yesu yari afitanye urugendo yagendanye na Petero. Petero yahuye na Yesu bwa mbere muri Yohana, Bibiliya iravuga ngo Andereya yari mwene se wa Petero. Andereya yari umwigishwa wa Yohana Umubatiza. Hanyuma umunsi umwe Yohana Umubatiza abwira abigishwa be ngo nabonye Mesiya wo nafungura udushumi tw'inkweto ze mumukurikire. Abigishwa ba Yohana bakurikira Mesiya, bakurikira Kristo. Hanyuma uwo munsi Andereya ataha abwira makuru, abwira Petero, aramubwira ngo nabonye Kristo, nabonye Mesiya. Abayisiraheli bose mwibwe ko bari bategereje Mesiya. Nyuma yaho Yesu aza kwihurira na Petero. Bahuye Yesu amubwira ijambo rikomeye, aramubwira ngo uri Simoni, witwaga Simoni, ariko uzitwa Kefa. Mu yandi magambo, kugendana nanjye bizatuma wowe ubuzima bumeze nk'urubingo ruhinduka ubuzima bukomeye. Yesu atangira kugendana na Petero aho bajyaga hose. Murabizi, ntago nza gutinda muri izo nkuru, ariko murabizi ko Yesu igihe yazuraga Lazaro, Petero yari ahari. Yewe byageze aho Yesu ajya Kaperinawumu Galilaya kwa Petero, yinjira mu nzu ye asanga nyina wari urwaye, aramukiza. Baragendanye ku buryo bagiranye amabanga aruta y'abandi 12 bose. Hari umunsi ngo Yesu yazamutse, warazamuka ajya ku musozi. Bibiliya iravuga ngo mu maso ye hararabagirana, imyenda ye irererana cyane. Bibiliya iravuga ngo Mose na Eliya ngo baza ku musozi, umusozi wo guhindura ukundi. Barangije ngo baganira na Yesu. Petero, Yakobo na Yohana baraho ngaho babireba. Petero yari ahari. Petero yagendanye na Yesu ku rwego rutangaje. Umunsi umwe rero Petero yarazi rwose ko gukurikira Yesu hari inyungu nyinshi, kuko Bibiliya iravuga ngo umunsi umwe bari ahantu yitwa i Kaisariya ya Filipo, ngo aramureba, ngo aramubwira. Igihe Yesu yari amaze kuvuga ngo banyita nde, ariko Petero aramubwira ngo uri Kristo, umwana w'Imana nzima. Nyuma aramubwira, aramusezeranya avuga ngo Petros, kuri urwo rutare nzubaka itorero ryanjye n'amarembo y'ikuzimu ntazarinyeganye. Zashize akanya gatoya Yesu atangira kuvuga iby'urupfu rwe. Aravuga ngo abanditsi bakuru, abatanzi bacu bazamfata, hanyuma bangambanire. Atangira kuvuga ibyo gupfa. Petero avuga ndakurahiye ntuzapfa. Mwibuke yari afite isezerano, yari yaravuze ngo abasize byose bazakubirwa inshuro nyinshi. Siko Yesu yari yaramubwiye babone n'ubugingo boraho, babone n'imibabaro, yego, ariko yari afite isezerano. Petero avuga ati jewe upfa nkureba. Avuga ati Yesu aramubwira ati mvi nyuma Satani, ariko still aragenda gura inkota cyangwa se arayegura aho yari yarayibitse. Now umunsi umwe bari mu gashyamba k'Getsemani, Yesu baramufata. Bamaze kumufata, Petero acugutwi umugaragu w'umutambyi mukuru twa Markusi, ariko Yesu aramubwira ati reka ibyo kurwana, isubiza inkota mu rwubati rwayo. Yesu akiza uriya muntu bari bacigutwe. Ndashaka kubagirira ahantu rero Yesu yazutse. Yesu baramufata, baramutwara mu rugo rw'umutambyi mukuru, bamutwara kwa Kayafa, we wari umutambyi mukuru, bamutwara kwa Pilato, bamutwara kwa Herodi, bamusubiza kwa Pilato. Baramuhererekana mu manza zitarangira. Iryo joro muzi inkuru ya Yesu ukuntu yagenze. Ariko hose ngo Petero, igihe Yesu yarengaga, Petero nawe ahinguka. Oh haleluya, Yesu ashimwe cyane. Bibiliya iravuga ngo baragenda binjira. Igihe ari mu rugo rw'umutambyi mukuru, na Petero arinjira. Yinjiye ahura n'umwana w'umupotokole, ahura n'umwana wo muri urwo rugo. Aramubwira ko nawe wari kumwe nawe. Aramwihakana, aravuga ati simuzi pe. Arakomeza, bajyana none ahantu hari umuriro, abasirikare bari kota, nawe ajya kotana nawe. Baramubwira ko nawe uravuga nkabo. Ndumva iyo mvugo y'Ikigalilaya turayizi. Baravuga ati ngiye simuzi. Bibiliya iravuga ngo nanone yigira imbere gatoya, ngo yigiye imbere, ngo nanone baramubaza, baravuga ati ariko nawe twakubonye wari kumwe nawe. Umva rero ukuntu yavuze. Bibiliya iravuga mu gitabo cya Matayo cya 24,
Matayo igice cya 24 ngo icyo gihe umva iyo texte impamvu cyatse ko kuyisoma nuko nayo itangaje muri urugendo ndababwira rwa Petero 24 Matayo igice cya 24 26 mumbabarira igice cya 26 ku murongo wa 74 ku murongo wa 74 igice cya 26 Bibiri iravuga 26 ku murongo wa 74 Bibiri iravuga ngo maze uyu ni Petero watangira kwivuma no kurahira ati uwo muntu simuzi ngo muri ako kanya inkoko irabika. Bene data, ibintu Petero yarakoze byo kwihakana Yesu cyari cyaha gikomeye. Ushobora kwihakana ubundi umuntu muhuye bwa mbere, ariko bari baragendanye imyaka 3. Petero yari yaragenze hejuru y'amazi ari kumwe na Yesu. Kandi natwe abarokore hari kenshi twe tuma mu buzima bumeze nko kwihakana Kristo. Numvishe nanone iyindi nkuru, munyumve iyi nkuru, numvishe ngo umubyeyi, mushobora ko mwarayumvishe namwe abavuga ko twakunda kwikoresha, ngo umubyeyi ngo yasaga nabi, yari mubi mu maso, yarahindanye mu maso, asa nkaho mbese isura yatari nziza kubera ko yari yarahiye. Hanyuma ngo umwana we iminsi yose yamureba, umwana yari yamaze gukura, yamureba ngo agasanga nyina ni mubi, akamuhisha urungano n'izindi nshuti ze, akanga kwerekana nyina uwariwe. Ngo yagira anniversaire, abandi bana ko ati turashimira mama watubyaye akaturera, reka rwose tumushimire tumuhe gift. Kuri anniversaire y'uwo mwana akavuga ati no, mama nawe uhari, agahora ahimba impamvu adashaka kwerekana nyina. Ngo umunsi umwe nyina amujyana mu cyumba, ngo arangije afata album y'amafoto aramwereka, aramubwira ngo wabonye umudamu mwiza, ngo amwereke ifoto ko yari ukiri umudamu mutoya mwiza. Ngo arangije aramubwira ngo uyu ni njyewe, ariko nyina abwira uriya mwana. Umwana aravuga ati reka ntibishoboka, wowe se wasa gutya byagenze bite? Ndabwo ati reka nkubwire ukuntu nahindanye. Aramubwira ngo kera ukiri umwana nagiye ku isoko nkusiga mu rugo wenyine, hanyuma ndi ku isoko induru ziravuga ngo inzu yanjye irahiye, nza nirukanga, ariko ngeze kuri ya nzu yacu twabagamo numva urimo urariramo indani, kandi abaturanyi bose bavuga ngo yo mwana ahiriyemo, nta n'umwe ushobora kujya gutabara. Ngo ngiye kwinjira mu muriro barambuza, baravuga ngo reka nawe udahiramo, byarangiye nyine muhebi. Ariko ngo acunga barangaye, bari abantu bari bamufashe, ngo barangaye bari baragerageza kuzimya umuriro, ngo yinjira muri wa muriro, aragenda akurikirana ijwi rya kana karira, aragenda aramufata wa mwana amushyira mu myenda ye. Asohotse igiti kimwe cyari cyamaze gushya cyo mu nzu kimugwira mu maso, ahita ahindana, isura irahindana. Uyu mubyeyi ari kurakonta umwana uburyo yahindanye. Uyu mubyeyi arangije abwira wa mwana, aramubwira niba nsa gutya no kubera nabikoze kugira ngo ubeho. Uyu munsi wirirwa gukora za anniversaire hanyuma ukana kure, ariko nabaye gutya kugira ngo wowe ubashe kubaho. Niko na Yesu ameze. Yesaya mwandika, yega tuyakome neza ayo mashyi nta kibazo. Yesaya amureba ku musaraba yaravuze ngo ntabwo yari afite ishusho yo kwifuzwa, ngo yasaga nk'uwamenyereye intimba, mu maso yaza nk'uwamenyereye agahinda, ngo nyamara igihano kiduhesha amahoro cyari kiri kuri we. Oh, Yesu ashimwe cyane. Uyu mwami yikoreye umusaraba w'isoni. Ushobora jya kunda kwigisha akavuga ngo bamujyanye Getsemane, bamujyana hariya inyuma y'umurwa, bamujyana ku gasozi gasumba iyindi, yambaye ubusa buri ndetse na kakabindo bene data bajya bashyiraho ku musaraba ntako yambaye. Yabikoze kugira ngo njye nawe tutazamwihakana, kugira ngo ubwire abamukozi mukorana ko Yesu ari umukiza, avuga ngo amen,
kugira ngo ntuzatinye abacuruzi bakomeye, ntuzatinye abafite amafaranga, ntuzatinye abantu bose bafite ibyubahiro byo muri iyi si. Ntuzahishe Yesu wawe, kuko Yesu wawe aragukunda kandi yaragupfiriye. Ntabwo dukwiriye kumuhisha, dukwiriye kumwamamaza. Ni nayo mpamvu dusengera abantu bose bataramenya Kristo, kugira ngo bamenye urukundo yabakunze. Uyu mwana ngo amaze kumenya ibyo nyina arangije ngo amusaba imbabazi, ngo aramubwira ngo buretse uzabureba isabukuru izakurikiraho, kuri anniversaire ikurikiraho, ngo aragenda atumiza inshuti, aravuga ngo ndashaka kubereka mama wanjye ngo ni mwiza cyane. Arangije aramuzana, abantu barikanga batangira kwigira ibintu bya ngo si ibyo ni ibiki utwereka, batangira kwigira ibintu by'ubusongareri. Aravuga ngo mama muretse ubusongareri, ngo mama arusha abanyu, kubera ko yabaye gutya. Abarakonti iyo nkuru, yabaye gutya kubera urukundo yankundaga. Rero urukundo rwe ni rwinshi cyane. Petero nawe yihakanye Kristo wari waramukunze, yihakanye Kristo kuko yasaga nk'uwakubiswe, nk'uwataye imbaraga. Yesu azutse ntabwo yabimwituye. Bibiliya iravuga ngo yabwiye abigishwa be, yabwiye umwe mu marayika aravuga ngo genda ubwira abigishwa banjye ngo nande na Petero. Dufite abantu benshi uyu munsi bahamagawe n'Imana, ahari bavukiye mu muryango w'abapasiteri, bavukiye mu muryango w'abaringirikani, bazi kuririmba indirimbo aba Yesu bishimira izina rye ryera, bazi kuririmba indirimbo zose zo mu gitabo. Yewe uretse n'ibyo ngibyo, ahari babonye ibitangaza biruta wenda n'ibya Petero. Bakize impanuka zitari zimwe, bakize indwara zitari zimwe. Mugende mubabwire ngo Yesu aracyabafitiye umugambi. Genda umbwirire Petero ngo Yesu aracyamufitiye umugambi. Kuri Pentekote ninde wabwirije? Ni Petero. Iyo Petero aza kwimanika nka Yuda, ntago umugambi wa Kristo wari kugeraho. Ariko igihe Yesu yazutse, umushumba aratubwiye Julienne, w'Imana ireba umunyabyaha ntago imureba muri present, ntago imureba muri kano kanya, imureba mu wazabawe. Yesu ashimwe cyane. Mugende mutubwirire ba Petero ngo Imana iracyabafitiye umugambi, ahari nibo bazabwiriza kuri Pentekote y'ubutaha. Kubera iki? Kuko Imana iracyabakunda, Imana iracyabakunda. Yesu ashimwe cyane. Imana ibafitiye umugambi. Niyo mpamvu Yesu yazutse aravuga ngo ngende umbwirire abigishwa banjye kandi umbwirire nande na Petero. Urukundo rw'Imana ni urukundo rukunda n'umuntu mu byaha ibyo aribyo byose yavuga. Umva rero Petero amaze gusobanukirwa ibyo bintu, Bibiliya iravuga ngo igihe Yesu yamaze kuzuka nyine bakabwira ngo Petero ngo yazutse, nyuma yaje kubonana na Yesu aramubwira ngo tuzahurira i Galilaya. Ndaza kurangiriza kuri iyi nkuru ya Petero. Hanyuma baragenda, bageze i Galilaya, ategereza Yesu, abona Yesu ntazi. Abwira abigishwa mu gice cya 21 cya Yohana. Reka twasome Yohana 21, aba ariho ndangiriza kuri iyi text. Yohana 21. Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana 21. Duhere ku murongo wa 4. Bibiliya iravuga ngo umuseke umaze gutambika, ngo Yesu ahagarara mu kibaya cy'inyanja, ariko abigishwa ngo ntibamenya ko ari we. Ngo Yesu arababaza ati, yababaje ngo iki? Yababaje ngo iki? Ariko yabari nkanje we, nagwa yewe abanyihakana gusa, ubwo muri aho ngaho mutegereje amafi gusa. Ariko biravuga ngo yemwe bana banje, I love this. Aravuga ngo yemwe bana banje mufite icyo murya? Ngo baramusubiza bati ntacyo. Arababwira ati nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato murafata. Nuko bararujugunya, ntibaba bakibasha kurukurura kuko ifi zari nyinshi. Wa mwigishwa Yesu yakundaga abwira Petero ati ni umwami Yesu. Nuko Simoni yumvise ko ari umwami Yesu, niko Bibiliya ivuga, akenyera umwenda kuko yari yambaye ubusa, yiroha mu nyanja. Bibiliya iravuga ngo ariko abandi bigishwa baza mu bwato ngo bakurura urushundura rurimo ifi, kuko batari kure y'inkombe. Bomotse imusozi babona umuriro w'amakara
n'ifi zokejeho n'umutsima. Yesu arababwira ati nimuzane ku ifi mumaze gufata. Simoni Petero yikira mu bwato akururira urushundura rw'umusozi rwuzuye ifi nini 133 ngo ariko nubwo zari nyinshi zityo urushundura ntirwacitse. Oh haleluya. Yesu arababwira ati muze murye, ngo ntihagira n'umwe wo muri abo bigishwa utinyuka kumubaza uti urinde, kuko bari bazi ko ari umwami. Imana ishimwe cyane. Murebe Petero yihakanye Yesu, amwihakana ari mu mayira abiri, amwihakana mu bihe bigoye. Yesu araza asanga baraye ijoro ryose badafata. Iyi ni ya peshe miraculeuse. Uku ni kwa kuroba kwabaye nyuma yo kuzuka kwa Yesu, bitandukanye n'ibyo muri Mateyo igice cya 4 igihe Yesu yamuhamagaraga. Kuko igihe yamuhamagaraga nawe akavuga ngo nkurikira nzaguhindura abarobyi b'abantu, nawe yamukoresheje igitangaza nk'icyo ngicyo. Ariko ahangaha murebe bumiwe. Petero ni umurobyi, niko kazi yakoraga, na expert wo kuroba, azi kuroba, yararobye na se yararobaga. Bibiliya iravuga ngo bari bajugunye urushundura ngo ntibafata. Yesu araza. Ikintu cyanangaje nyine n'ukuntu Yesu yababwiye ngo bana banjye mufite icyo kurya. Yesu abita abana be nubwo baba baramuhemukiye. Muzi ko bano bantu turimo turasengera, muzi yuko bamwe muri twebwe turi muri iri teraniro ahari twabonye ibitangaza by'Imana, tukabona kugira neza kw'Imana, tukarindwa kugeza amaginga ya, ariko uyu munsi tukihakana Yesu, tukamutera umugongo, tukaba mu buzima bw'ibyaha. Muzi ko kitwita abana be, aradukunda, urukundo rwe ni rwinshi cyane. Abarebye baravuga ngo bana banjye mufite icyo kurya. Kuko ubundi yaba ari umwana w'umunyarwanda ngo nuko rero muraje, mbese agafata kurida akagereka akaguru ku kandi akavuga ngo koma musosi, maze murebe, mbese akabineguraho. Kubera iki? Kubera yuko tujya dusengera amasengesho kandi dukunda rubuno buhanuzi, dukunda buno buhanuzi bwo ngo Imana igiye gukubita abanzi bawe kwibuye, Imana izakuneshereza abanzi. Abantu benshi turabikunda, abantu benshi bajya bakunda bavuga ati bazakurwe n'isoni. Hari n'abaririmbyi babiririmbye bavuga ngo uzajye usengera umwanzi wawe kugira ngo arambe, apana kugira ngo akizwe, narangiza abone uko Imana izakuzamura. Babikubwira ukavuga yes ndakiriye. No, ntago ari byo. Yesu we iyo abarebye ababonamo yuko ari abana be, n'abana potential, n'abana potentiel, n'abana be bataramwemera. Niyo mpamvu yaje aravuga ngo bana banjye mufite icyo murya. Bibiliya iravuga ngo barangije baramuzanira, babwira Petero ngo ni umwami Yesu. Arangije kuyinoga mu mazi, umva akantu kanryohera. Ageze ku nkombe asanga Yesu yamutanze kuroba, ngo yafashe ifi yokeje. Ndabizi ko muri mu masengesho nimvuga ifi yokeje ntimwite mwayura ibyo bintu byo kuvuga ibiryo turi mu masengesho, ariko mwumve Bibiliya iravuga ngo yamutekeye ifi. Yesu yamwokereje ifi ngo n'umutsima n'umugati, amukorera hamburger, fish hamburger, amukorera ifi ndetse ngo n'umutsima. Ataramubwira ngo burya utinya baje koko ku buryo unyihakana, yarataramusomera. Kandi ndabizi neza yaba ari ngiye nawe twari kumusomera tukamubwiza 8:1. Ntumbaze impamvu bayise 8:1, tukamubwiza ukuri bote. Ariko Yesu yaturebye adukuruzi neza ye. Niyo yandirimbo tujya turirimba ngo yamfatishije umugozi arirwo rukundo rwe, izo ngoyi zezaneye kubimbata yegose genzuwe nawe kugezite. Ingoyi za Yesu zitwa urukundo. Yesu areba Petero amutekera ifi nziza, amwokereza ifi nziza, amutekera n'umugati, aramubwira ngo muzane n'izindi mumaze gufata.
arangije ikiganiro baganiriye aramubwira ngo Petero mwene Yona urankunda urukundo tujo. Petero avuga ngo umwami Yesu ntabwo amwe ngo waranyihakanye kuko yarabizi. Buriya rimwe na rimwe tutangiye kubwira abantu ngo muri abanyabyaha barabizi kuturusha, kuko hari ibyo bazi bakora wowe utazi. Ntimubizi ibyo ngibyo. Hari umushumba wigeze kwakira umubyeyi, umushumba yakiriye umubyeyi aje gushimira Imana, avuga ngo pastor nje gushimira Imana ko Imana yamaye abakobwa beza, abakobwa beza b'umutima muri Kigali, ko babona n'ukuri no gutanga ishimwe. Bashima Imana, umubyeyi arasohoka. Uwo munsi umwana nawe yinjira kwa pasiteri, aza kubwira ngo pastor ndagira ngo nsengere maze gukuramo inda kabiri. Urumva umubyeyi ari gushimira Imana. Naho kubera iki? Hari ibyo dukora tugahisha ababyeyi bacu, Igihe nakijijwe, umunsi nakijijwe nafashe imodoka hano ku Giporoso. Ngiye kureba umugirlfriend wanjye, dufitanye gahunda. Iwacu twe dutuye hano i Remera. Hano ku Giporoso niho bategeraga bus zijya muri biriya bice bya Kabuga. Girlfriend wanjye yarari muri biriya bice by'Indera. Sinza kuvuga detail cyane kugira ngo mutamenya byinshi. Ngiye kumureba, twapanze, ngiye kumureba Indera. Mama arambaza nsohotse, nari umujene 18 ans 19 ans, nsohotse. Mama arambaza ngo ugiye he? Ndamubwira ngo ngiye Nyamirambo. S'il vous plaît murebe Nyamirambo na Ndera. Kandi iyo mubwiza ukuri nta kintu yari kuntwara, ariko ushobora kumubwira ngo ngiye Indera. Ariko hari ibintu abana bakora ababyeyi batazi. Ninjira muri bisi hano za hiyasi za kera, ninjira muri hiyasi, nicara imbere, nicara inyuma ya moteri. Murabizi niba mwibuka za imodoka za hiyasi ukuntu zabaga zimeze, hari umwanya wabaga ari inyuma. Nicara inyuma yaho numva nta mahoro, numva utuntu turandiye mubiri wose turanja. Ndimuka nimuke mu yindi ntebe, nanone numva mbuza amahoro. Hanyuma mpita njya kwicara mu ntebe y'imbere kwa shoferi. Murabizi shoferi yabaga yicaye hano, hari intebe ebyiri zimwegereza, abapasaje babiri bicaye hariya. Ndagenda ndicara, turagenda turamanuka uyu muhanda, tugeze hariya kuri Kigali Parents bahita kuri 12. Ngeze hariya kuri Kigali Parents 12, ikamyo yari turi imbere. Hari imodoka y'ikamyo igenda, twagendaga mu cyerekezo kimwe, muri direction imwe. Twembi turimo turagenda, hanyuma ishaka kuzamuka, harimo agahanda kazamuka kajya i Kanombe. Kuko yari ikamyo nini, ibanza kwiba umuhanda ijya ku ruhande gutya. Igiye ku ruhande, umushoferi wacu agira ngo yakase agira ngo igiye kuri Kigali Parents. Hanyuma imaze kukata itizamuka, wa mushoferi wacu nawe yayidepashije, izamuka yihuta kugira ngo ifate speed, ihita idukubita mu mbavu, idukubita neza. Ndebye inyuma nsanga ahandi kubise ni handi nari nicaye bwa mbere, Ndebye umumama wari uhicaye, mbona asohotse afite amara mu ntoki, yakomeretse, ibintu byo mu nda birimo birava, arimo aragerageza kubifata kugira ngo bidatakara. Aho njye nicaye imbere, nkubita umutwe muri parabrise, nkomereka gatoya, ariko badukuramo kwa kundi habaye impanuka, badukuyemo nicaho numva ijwi rivuga ngo ko wari upfuye. Ubwiye mama ngo uri Nyamirambo, bari gukura umurambo Indera ukajya mu ijuru ryahe. Numva ijwi rimbaza iyo upfa wari kujya he? Aho nari maze icyumweru bambwiriza Yesu, mvuga ngo sinshobora kujya ku nkuru nziza, sindabura amafaranga yo kurya. Ku nkuru nziza habaga reveye muri icyo gihe, muri 1998 habaga ububyutse abakozi b'Imana babwirizayo, ba Maxime bagatangaza, bagitwaza ba Masaso, habaga ububyutse bwinshi. Bamaze icyumweru banyinginga ngo tujye gusenga ku nkuru nziza, akavuga ngo no, ababuze amafaranga yo kurya bajya muri lunch hour, ngiye sindayabura, ndi umusongareri w'i Kigali. Aho ngaho numva ijwi rimbwira ngo iyo upfa wari kujya he? Ababyeyi bashobora kubeshywa n'abana ibyo batazi, ariko niba uri hano cyangwa udukurikiye, Yesu nagufitiye umugambi. Yesu agufitiye umugambi. Ndabyibuka icyo gihe hari ku munsi wa konje, ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 7, naragiye
iteraniro rikurikiraho muri full gospel ndapfuka babaransengera mu buzima bwanjye Kristo. Mwumve bene data, sinari impinduye idini, nari nkijijwe. Ibyo kugiye by'abadi nukuri abana mwebwe mwakuze muri indirimbo zo gushimisha Imana, mugahinduranya Bibiliya, mugasoma New King James Version, mugasoma za bene data. I envy you. Nge ntabyo narinzi ibyo, ntabyo narinzi, ariko Uwiteka yaramfiteho umugambi, yaramfiteho umugambi bene data, yaramfiteho umugambi. Umva ukuntu rero Petero yabonye izo mbabazi z'Imana, asanga Yesu atamuciraho iteka, arandika mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero. Ndashoje. Arandika. Umva ukuntu Petero yabyanditse. Yaravuze muri Petero wa kabiri igice cya 3 ku murongo wa 9, aravuga ngo, umva ukuntu yavuze ku murongo wa kabiri igice cya 2 Pierre 3:9, Petero wa kabiri 3:9. Bibiliya iravuga ngo umwami ntitinza. Umva, reka twasomera hamwe twese niba twageze. Petero wa kabiri 3:9, reka masome cyangwa dusomere hamwe nta kibazo kugira ngo dusoreze hamwe. Bibiliya iravuga ngo umwami Imana ntigira ite, ntitinze isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza ngo yuko iritinze, ngo ahubwo itwihanganira, idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose, dore nguko Imana ibona abanyabyaha, n'Imana itwihanganira. Igihe Petero yabyandikaga yasubije amaso inyuma, aravuga ngo yaranyihanganiye muhakanye Kaisariya ya Filipo, yaranyihanganiye igihe nakuragamo inkota nkacugutwe, yaranyihanganiye igihe namwihakanye inshuro ya mbere, mwihakanye inshuro ya kabiri, mwihakanye. Arangije aravuga ngo reka mbabwire ibyo nabonye kuri Kristo Yesu. Dufite Imana itwihanganira, dufite Imana itwihanganira, ngo idashaka ko hagira n'umwe urimbuka. Ese hari abantu Imana yihanganiye hano muri ubuzima? Imana yaratwihanganiye, yaratwihanganiye we, yaratwihanganiye, yaratwihanganiye. Yesu yaratwihanganiye. Ejo bundi nabonye icyapa kivuga ngo inzoga si iz'abato. Murayizi kampanye yaba inzoga mita nibuka kunanywaga inzoga ndi mutoya seza. Sinari umusinzi nanjye nka pastor, ariko narazinywaga. Mana we, nibutse umunsi yaratwihanganiye yo kabyara. Nagiye kureba mushiki wanjye ndamubwira ngo warakoze nawe kunyihanganira. Najyaga nduka mfite imyaka 16, inzu yose ikanuka inzoga, bashiki banjye bagakoropa kubera iki? Kugira ngo mu rugo batumva, bagafungura amadirishya, bagapuriza bya bintu byo muri toilette, kugira ngo mu nzu hahumure, kugira ngo ababyeyi nibataha. Ariko yaranyihanganiye yo kabyara. Petero nawe yaramwihanganiye, nanjye nawe yarakwihanganiye. Ndetse hari na ba Petero agiye kwihanganira uyu munsi. Mugende mumbwirire ba Petero ngo haracyari ibindi byiza birenze ibyo bari uyu munsi. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagire neza. Reka dukomere Imana amashyi menshi. Yesu aratwihanganiye.